ndagushimiye cyane wowe ukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Buhuru Boy TV. Uyu munsi twaguteguriye ahantu 10 hano mu Rwanda wakorera ubukwe maze bukagenda neza. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Olivier Harerimana. Mbahaye ikaze, kanda subscribe kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Abahanga bavuga ko mu buzima bw'umuntu habamo iminsi 3 gusa ikomeye. Muri iyo minsi twavuga kuvuka, gushyingirwa ndetse no gupfa. Muri iyo minsi kandi uwo umuntu ashobora kwitegurira ni umunsi umwe gusa. Umunsi umuntu ashobora kwitegurira ni umunsi w'ubukwe cyangwa se umunsi wo gushyingirwa. Gushyingirwa aba ari umunsi udasanzwe mu buzima bw'umuntu, dore ko ari umunsi utazagaruka. By'akarusho uyu ni wo munsi wonyine umuntu yicara akitegurira ku giti cye kugira ngo azaba ari umunsi azahora yibuka mu buzima bwe bwose. Ubusanzwe kera ubukwe bwaberaga mu rugo. Niba ari igihe cyo gusaba bigakorerwa iwabo w'umukobwa, niba ari igihe cyo guheka umugeni bigakorerwa iwabo w'umuhungu. Ariko uko iterambere rigenda ryiyongera, ibikorwa remezo n'umubare w'abaturage bisigaye bigoye ko wabona urugo rw'umuntu rwakira abantu bitabiriye ibyo birori kubera ko baba ari benshi cyane. Ibi byatumye abantu batangira gushaka ahandi hantu hakwakirirwa abashyitsi. Ibi ngibi kandi byaje kuvamo n'ubucuruzi buhagaze neza muri iki gihe. Ubu ngubu ibirori byose by'ubukwe usigaye usanga bibera mu nzu mberabyombi cyangwa se sale n'ubusitani biri hirya no hino mu gihugu kugira ngo ubashe kwakira abantu bawe neza kandi bisanzuye. Nubwo bimeze gutyo kandi, kubona aho hantu ho kwakirira abantu kiracyari ikibazo cy'ingorabahizi ku bagiye gukora ubukwe. Ushobora kwibaza ngo ubundi ni iki gituma ahantu habera ubukwe haba heza cyane? Umwe mu bategura ubukwe akanabuyobora ubimazemo imyaka irenga 10 bamwita Bienvenue les Damptus. Uyu nguyu yakoze no kuri radio na televiziyo by'igihugu. Yagaragaje ko ikintu gituma ahantu habera ubukwe haba heza ari ingano yaho, ingano y'amahema ndetse n'ingano y'ubusitani bwaho. Ikindi kintu yavuze ni uko aho hantu haba hafite imbuga nini ku buryo abantu babona aho baparika ndetse ibinyabiziga byabo bikaba bifite umutekano. Muri iki cyegeranyo twaguteguriye kuri uyu munsi, twaguteguriye ahantu 10 hano mu Rwanda hagezweho i Kigali ushobora gukorera ubukwe bwawe cyangwa se ibindi birori bigiye bitandukanye byakira abantu benshi bikagenda neza. Ibiciro byaho bigiye bitandukanye ndetse binaterwa n'igihe ushaka kuhakorera cyangwa se ushaka kuzahagira. Ariko aha hantu hose tugiye kuvuga ni ahakodeshwa hagati ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibiciro bigenwa na nyiri bikorwa kubera ko hari nk'igiciro kiba gikubiyemo imitako cyangwa se decoration, ihema, inzu abageni bahinduriramo aribyo bita maison de passage, parikingi y'imodoka, ubusitani bwo kwifotorezamo n'ibindi bigiye bitandukanye. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ku mwanya wa mbere turasanga ahitwa Jalia Hall and Garden. Jalia Hall and Garden mu busitani buherereye Rusororo, buri mu hantu hagezweho ho gukorera ubukwe. Igituma Jalia Hall and Garden iba nziza cyane nuko bakoresha uko bashoboye kose ubusitani bwaho bukaguma butoshye igihe cyose, niyo yaba ari mu bihe by'izuba. Ni hanini cyane ndetse bafite n'abakozi bahagije cyane ku buryo bafasha abaje kuhakorera ubukwe. Jalia Hall and Garden hakodeshwa hagati ya miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda nta decoration ndetse na miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda kuzamura, harimo decoration y'ubukwe byose ugahabwa n'intebe n'ameza. Ku mwanya wa kabiri turasanga ahitwa Green Jade Garden. Green Jade Garden ubu ni ubusitani buherereye ku Irebero, bushobora kwakira abantu barenga 500 kandi bicaye neza. Uri ahantu hisanzuye ku buryo ushobora kubona n'ahantu ho kwifotoreza hanze ndetse bukagira parikingi y'imodoka ihagije. Ni ubusitani bukodeshwa guhera kuri miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda, harimo ihema, intebe n'imeza byo gukoresha mu bukwe. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Heaven Garden.
Heaven Garden ni ubusitani buherereye ku Irebero bwisanzuye, bufite ahantu heza ho kwifotoreza ndetse n'inzu nziza zo gukoreramo ibintu bitandukanye nk'urwambariro rw'abageni aribyo bita Maison de Passage, cyangwa se zikaberamo imihango yo gutwikurura. Ubu ngubu ni ubusitani bukodeshwa guhera kuri $3,600,000 by'amafaranga y'u Rwanda, harimo ihema, ameza, intebe n'inzu y'abageni cyangwa se Maison de Passage. Ku mwanya wa kane turahasanga Intare Conference Arena. Ubu ngubu ni ubusitani n'inzu mberabyombi cyangwa se sale, bikaba biherereye mu murenge wa Rusororo. Ni ahantu hanini cyane kubera ko nka sale yonyine ishobora kwakira abantu bagera ku 2,500 bicaye neza, ikagira kandi n'aho guparika imodoka hanini kandi hisanzuye. Intare Conference Arena ikodeshwa guhera kuri $4,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda kuzamura. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Panorama Garden. Panorama Garden ubu ngubu ni ubusitani bukagira na sale, bikaba biherereye ku Irebero. Ubu ngubu buzwiho kuba ari bunini cyane ndetse buri ahantu horoshye kugera. Panorama igira umwihariko wo kuba yakwakira abantu benshi cyane n'ibindi byorohereza abantu kugira ubukwe bwiza. Gukodesha iyi sale bihera kuri $2,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda, harimo intebe n'ameza n'inzu zo kwiteguriramo z'abageni arizo bita Maison de Passage. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Tedgas Recreation Center Gahanga. Ubu ni ubusitani buherereye i Gahanga, bugizwe n'amahema atandukanye n'inzu z'abageni zo guhinduriramo imyambaro cyangwa se Maison de Passage. Bufite kandi n'ibindi byorohereza abageni kugira ubukwe bwiza. Twavuga ahantu heza ho kwifotoreza hagiye hatandukanye. Gukodesha iyi sale naho ni uguhera kuri $3,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda, haba harimo intebe n'ameza n'inzu zo kwiteguriramo z'abageni, bya bindi twavuze nka Maison de Passage. Ku mwanya wa karindwi turahasanga Golden Garden Irebero. Ubu ngubu nabwo ni ubusitani buherereye ku Irebero, bukaba bufite amahema meza cyane kandi manini. Ubu ngubu ni ubusitani bwisanzuye bwo gukoreramo ibindi birori ndetse n'ahantu hisanzuye ho kwakirira abantu n'aho guparika imodoka, ku buryo wahaparika imodoka nyinshi cyane. Ku mwanya wa munani turahasanga Caleb Garden. Ubu nabwo ni ubusitani buherereye ku Irebero, nabwo bubereye ijisho cyane kandi burisanzuye. Ni ubusitani bwiza kandi bufite n'inzu zo kwiteguriramo nziza, inzu mberabyombi. Ku mwanya wa 10 turahasanga Gisave Camp Kigali. Aya ngaya ni amahema cyangwa se tent, akaba aherereye mu karere ka Nyarugenge iruhande rwa Serena Hotel. Aya ngaya azwiho kuba manini cyane no kubasha kwakira abantu benshi cyane. Aya ngaya ni amahema ari mu byiciro bigiye bitandukanye bitewe n'abo ushaka kwakira. Gisave kandi ikodeshwa amafaranga ari hagati ya $2,280,000 z'amafaranga y'u Rwanda na $5,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma ugahabwa n'intebe zingana n'umubare w'abantu uzakira. Icyakora ahangaha nta Maison de Passage haba ndetse nta n'ameza ahaba. Ku mwanya wa 10 ari naho tugiye gusorezaho bahita Romantic Garden. Romantic Garden ubu ngubu ni ubusitani bwiza cyane bumaze kubaka izina, buherereye ku Gisozi. Romantic Garden ifite amahema 2 manini n'ubusitani bwiza abantu bashobora no kwifotorezamo, bakagira na parikingi nziza waparikamo imodoka kandi ikaba ifite umutekano. Igituma ahantu hakomeza kuba heza kandi ni uko buri bantu bose biborohera kujyayo aho baba baturutse hose mu mujyi wa Kigali. Ahantu ho gukorera ubukwe ni henshi cyane, ntabwo hose twahavuga muri iki kiganiro ngo tuharangize, kubera ko hari n'ahandi henshi twavuga nka Ahava River, Twinland Hall, Juru Park, Ubwiza Garden, Kagarama n'ahandi hagiye hatandukanye.
Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe, njye wabateguriye iki cyegeranyo nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Reka tuzongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Wibuke gukanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane.